ntabwo ufite ururimi egare uko urinjije utagiye ku ishuri. Ariko si wajya kureba abashinwa bavuga icyongereza kangaruri kanani kabano muri ibi bihugu by'abazungu usanga kugira ngo tumenye ko umuntu mu diaspora wacu avuga icyongereza neza. Wajya kureba ibintu yagezeho ari muri call center ahembwa amadolari 15. turi kumwe bro, umuhinde ujye kumva icyongereza cy'umuhinde ndi kangaruri no muri diaspora. Turi kumwe umuhinde cyangwa aba bashinwa bagera muri ibi bihugu umva igihe kirekire ashobora kubona mu kazi akorera abandi ni gito gishoboka ahita ajya muri bene wabo cyangwa akora company ye agatangira niyo bakora amakiri niyo bakora ibyo bindi. Twebwe uwacu araza icyongereza bagomba kukidudubiza bien akajya gukora muri call center y'amadolari 15 akagenda agafata imodoka y'ideni. Turi kumwe agapfa cyo apana bose ndavuga majority. So niba kugeza amasaha dreams y'umuntu kugira ngo uzumve ko wagibaye umukire wamenye n'ubwenge nuko uza ududubiza icyongereza neza. Turi kumwe icyongereza igifaransa. Turi kumwe udashobora kwafundinga mortgage izo ndimi zikagenda zihere. Genda y'abashinwa hano umushinwa ntabwo ashobora kwikompeta icyo ashaka ni basic y'icyongereza ashobora communicatinga icyo kirahagije. Ubona agafata ubwenge bwe akabushora mu mirimo y'amaboko n'ibindi ashobora gukora. Ubu niyo batwara mu modoka meza niyo babayeho neza niyo bafite lifestyle nzima bagasigara baduhatse n'ibyo byongereza byanyu by'ubugoriki. Birababasha kuba umuntu akigisha undi gutyo. Bro, ibi bintu turi muri ubwo buzima turebesha amaso yacu warangiza ngo turakolonijwe turacyafite mu mutwe turacyara abakoloni. Turi kumwe aya masaha dreams nta kindi hope n'ibihugu nta kindi uretse uburayi n'ibyo bihugu. Abantu baracyaguma byarambabaje kubona abantu bascaminga abantu ngo ndaguha visa y'Iburayi abantu bagascaminga bagashirira Iburayi. Reka nabwanutse reka sama ko iri mu nkande ko ntago abanutse kabano uretse mubwira akantu gato mugeze ku bihumbi 10. Ikumva president wacu akiri nuze wa African Union yabwiye abandi ba president bose aravuga mwaretse tukareka ibi bintu by'iyi myenda nyine babarambaye bakayituzanira iyi twaciye yacago shango bose babyemeranyaho nagombishe story ivuga bukeye bose bari bamwigaritse umwanzuro baramwigaritsira n'ubu gikomba Kenya yaramwigaritse yarabyanze byose kandi bari bumvikanye bari mu nama. Abantu mutabanye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nze bahereze WhatsApp uri kona kuri screen yawe. Abantu mutabanye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabanye video y'umuramyi, abantu mutabanye video za Baritazari, abantu mutabanye video za Emeline, abantu mutabanye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabanye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite. Abantu mutabanye video y'uriya mu Ministry y'Urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe no video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Ariko ngo bwakeye urumva bafite ababahamagaye nyine bavugira ko bidashoboka kuko iriya myenda nayo yungura bino bihugu by'aba bazungu sibyo. Afrika yishyura amafaranga menshi kugera myenda izi. Rero urumva yabyutse asanga ari wenyine wisigaranye muri uwo mwanzuro. Atangiza passport imwe ku banyafrika bose hashize imyaka 10 babimurikiye hano i Kigali kuva 2016 hashize imyaka 10 nta kintu na kimwe barakora. Rero Afrika biramwavugaga ngo u Rwanda rwonyine ntacyo rwakikorera Afrika yose tutashyize hamwe. Ibyo reka ibihugu 54 bitashyize hamwe ntago Afrika tuzagira. Abantu ngiye kwereka agasuzuguro n'ubukorere tugifite genda ukorera isacu urebe ikimoteri cy'imyanda bro. Ikimoteri ibazaho aho gufata bakagufata kinduba urona ikimoteri cyanduba uburayi ufite igihugu cya Afrika kimwe ndaza kucekira murebere urimo kumva baje kumena y'imyanda ayo ndaza kubikwereka baje kumena y'imyanda dutiza u Rwanda urebye ibintu dutiza babahereza intuza no bajya kumena imyanda y'ibihugu by'amane ibaba we no Bufaransa ni ikihe gihugu oya umva Godfather baradusuzugura. Aha dore hatari kujya Tunisia muri Tunisia ntago abarwayi ba Ebola bari kujya Kenya ba Amerika kuki bari kujya Kenya kandi Amerika ihari baradusuzugura tugere mwabibonye hasi bari kubyandikamo barabikwereka Amerika rero ntago Amerika abarwayi ba Ebola ari Tunisia ubwo ni muri Kenya why ni cyo tweka ko Afrika oya
turacyakomeje abarwayi ba Ebola abarwayi ehe so abandi ukuntu bashaka kubazana muri bajya Kenya kwivuriza muri Kenya bakundi bavuze kuki yibibeshe bageza batajya muri hano Amerika mu bitekerezo iyo bibeshe uzi ko bashaka kubajyana nko mu bindi bihugu bya Afurika umuperezida kubera inzara ibaze Godfrey ayo mafaranga akayemera Ebola bakayizana mu gihugu kica abantu Kongo cyangwa ahandi ufite Ebola agiye kujya kwivuriza muri Kenya oya nano ibyo bintu ntago ari ukwifurisha ni karantine ngo bari gushaka kubaka akaboro kwa karantine bakazana abarwayi ba Amerika ni ntoya kuki babijyanye Kenya ni kikweka ko muri Afurika turacyakoronijwe cyane ndetse niho rero bahita bahereza umuperezida ari amafaranga kubera ubugugu n'ubugoryi akayemera akica abaturage bakabamara ibyo bintu ntabwo wabizana mu Rwanda my friend oya abazungu baratuyoboye shati yo tubire none kabano uremera ko iyo ntuza iyo perezida wa Kenya urukunyumva adashobora kubigiramo amahitamo niyo yabyanga adafite ubushobozi bwo kubihakana abihakane gute se kandi abo bayoboranye we nabo bayoboranye bose babategetse bitewe nujya kureba imitungo yabo nujya kureba amabanga ibintu byose babafitiye nibo babashize kuri ubwo butegetsi mani nta shwa bakabyemera bigakorwa urimo kumva bakabyemera bigakorwa nujya kureba rero ikintu kiri kugeza amasaha yo gusaba ibintu cyari urugendo rurerure ntago nta nubwo ibihugu bya Afurika abayobozi babitaye ku baturage bazana inkingo bakahita bajya ku bana b'abakobwa ngo nukora ko ngo bazaringaniza urubyaro neza ibihugu byabo ntago bafite abakobwa muri ibyo bihugu by'abazungu bakabizana Afurika bikaba so rero nyine bizakemuka ariko bizakemuka bitinze Afurika rero kubera iyo mpamvu ko atari njyewe waje twebwe nimuvuge rwose Clark ufite imyaka ingahe suri umunyarwandakazi ntabwo bizahindurwa rega n'abangaba mu myaka 10 nta muntu uzaba ukiri uri mu myaka 70 bose bazaba bapfuye nose ndi uzaba uri si njyewe si wowe si urubyiruko ntabwo ukuntu urubyiruko rwitaza ibintu ngo nimubirekenge n'ibiki mu myaka 30 iri imbere twebwe n'abavuga Kagame cyangwa n'abandi bazaba njya nibaza ubundi urubyiruko rwacu bazi politiki ibyo ari byo nk'ubu ibintu barumva politiki twagiyemo ibintu byacitse kambabwiye nimutaganira ngo mumenye nta kintu kizakosa mada ejo buri nawe uzaba uri muri amarasa kuba senateri mu myaka 20 iri imbere uzajya kwiyamaza kuba senateri utazi n'ahantu utazi n'ukuntu guverinoma yawe ikora ibiganiro nk'ibi urubyiruko bari rubikeneye ko sina politiki rwose muba mwinjiyemo ariko mukagira ibyo mumenya ese muzakosora ibyo mutazi ajya abana yivugisha okay wenda bagira at least nk'ubu wenda Godfather wenda araje basobanure wenda mu buryo mwebwe mwumva mugiye gusobanura nashyira ibintu byinshi cyane amurako ngo Afurika niyiyobora ngo oya ngo Afurika iriyobora azi ni wowe future y'igihugu like cyangwa ya Africa muri 20 years from now uri kuvuga headquarter ya African Union yubatswe n'Ubushinwa Ubushinwa yabyubatse utyo ashyiramo ibiki inama zose zawe wenda babazumva Ubushinwa bwemeye kumvikana Ubushinwa bwayubatse ku buntu Afrika bwemeye kumvikana Afrika sheri ntabwo byishwa n'Abashinwa Ubushinwa bwabyo wahaye nka kado African Union headquarter wivuga gutyo ngo baramutse baracekinze basanga Ubushinwa buri kiganiro cyose n'umuntu wese winjiye muri iriya nzu raporo itanga Beijing barabisanga rekodi zose ibiganiro bikorwa byose umvaga umwanzi wa Afrika ni umunyafrika nibyo ngibyo none se Godfather nyereka nkwibariza akantu kamwe like wenda tutagenda kuri wumvishe cya gihe urabizi ukuntu monetization igenda kuri ama platforms n'ibishindi biki wumvishe ukuntu like urubyiruko rwagize umwanya wo gusaba ikintu President Republika bakambwira ngo dufashe ngo tumonetize dukore monetization ngo kuri YouTube like seriously how don't you know ko igihugu gidafite ububasha n'ubushobozi bwo kubwira YouTube cyangwa Google AdSense ngo ni monetize kankwereke agasuzugura abashinzwe badusuzugura urukumva ejo bundi urubyiruko rwo muri Kenya rwarigaragambije kwa perezida wa ntuza bino byaye Mike muri Kenya urukumva kabano barigaragambya babahereza Amerika nari Twitter ihereza access urubyiruko rw'abanyakenya urimo kunyumva kaba babahereza access space irakubita iruzura bakajya banabongereraho abantu muri ntuza zabo noneho baravuga ngo kugira ngo perezida asubize ntabwo tuye kumera muri perezida agomba kudusubiza kuri space perezida ndavyuka uzi ikintu bamukoreye baramucunaguje kako kuri kasuka nyacunuguza abantu baramuzanye
barangije urumva ibintu bamukoreye ni ibishitani ibintu bari amafaranga bahanye b'abazungu bamukoreye ibishitani bro barabaza bamuhamugejeje perezida baragira arahostinga ahostinze Twitter irabifreezinga kumva irabifreezinga banga ko wahostinga bahostinga bakabyanga bro kugeza igihe byabaye ngombwa ko babana baza Twitter yonyine babandi bari iyo migumuko bagombaga kuza kubaza perezida no kujya ngo perezida basobanurire bahagaze TikTok Twitter ibahereza access yo kugira yo kumuhostinga kandi yahostinga na presidence bahita babatumura bafata Twitter ifata muri kunyumva Twitter ihita ifata access yihereza abana presidence bayima access bafata perezida bacunaguza abari baje guhostinga perezida baramushimuta musigarana kuri pano bamusigarana kuri pano ibintu yari yabakorewe babwiye ngo ibintu dutera kora abanyakenya yagurishije igihugu yakimaze man rero kuba kuri abahamba man baradufite kabadukoresha icyo bashaka baraducunaguza ariko badukoreye tuko bashaka noneho ni inyange y'abazungu iyo bari gushimagiza umuperezida bari abazungu ngira ubwoba oya baragusuzugura nyine iwacu ntagatuma bamusuzugura ngo bamukorakore kumwe ku Trump akorakora abantu ku ntugu ndi kuvuga uzi ko perezida wa Kenya agenda bakamwicaza mu ntebe ya perezida wa Amerika muri White House warubizi tabibaza uyu mugabo yakoze iki bose ntabwo nyine noneze nababahereza icyayi cya Kenya cyose si uwo bakinywera kofi ya Kenya yose ntibayimaze ntibagiye bakajya hagati aho inyamaswa zinyura bakahubaka Kenya yarayimaze man what are you talking about Kenya the pearl of Africa not so what you call the dream of Africa it's already sold and finished Kenya Airways ngira ngo banyakenya afite mo 10% none hari ukuntu mwankandaho ondukande mudushire nanjye ngene batashira nanjye kubishobora bagenda batige ntago muzi kuganira ibintu by'abantu bazibakuru bitanu mungeze kuri bitanu murakoze rero mugiye postinga ntabwo ibiganiro nabyo ufite uburyo bitwara yewe ibi biganiro by'ubwenge ntabwo mbizi witkoresha amagambo akomeye gusa uravuze ngo wapisheri ntabwo ibintu byose rego babikomeza no kubivuga mu buryo busanzwe nabyo biri nkubwire ko abantu nyine witkoresha amagambo akakaye umva nkubwire ikintu ugomba kumenya ntabyo ningingamo urumva ugomba no kumenya ahantu uri nyamuneka ahantu ni mu batwara ariko mwana wagira ngo Rwanda arimenya kubera kubera ko nta n'ubukoresheje ibintu by'ubwenge cyane